bakunzi bacukumbura ukuri TV, televiziyo yacu, abakunzi bayo bakoze subscribe. Iyo tuvuze abakunzi ni abakoze subscribe. Nawe ushobora kuba umukunzi ukimara kumva ibiganiro, ugakora subscribe, urakanda hakazaho hari inzogera hepfo, nawe ukakanda ukajya ukurikira ubuzima bwacu bwa misi yose. Bakunzi bacu rero, turagarutse mbanje gusuhuza abari ku migabane y'isi. Abarundi ndabakengurukiye, nsuhuje abanyarwanda bari muri Bufaransa, muri Amerika, mu Butaliyani, mu Bwongereza, mu Canada, ahantu hose, mu Bubiligi hose, n'abari muri Afrika, Zambia n'ahandi henshi. Abo bose ndabasuhuje. Muri kumwe na Papa Bitangaza, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana batandatu. Papa Face, Papa Muze, umusaza ukuze, ninzi ibitabo. Kinese ravuga ngo Muze Quiz. Ndi Muze Quiz. Ndi Muze Quiz. Niyo mpamvu umukurikira Muze Quiz, umusaza w'ibitabo. Ntabwo ndi bwankunda urubyiruko bwa busore. Ndi Muze Quiz, umusaza w'ibitabo, dore n'imvi zaraje. Niyo mpamvu makuru mbazanye abacukumbuye kandi akongera kizerwa. Mukanya nari ndimo ntembera kuri social media, ajye ntemberaho, ndatembera mbanguye kwa Sabe, ngwa kwa Sabe Isimbi TV, maze gwansanga twari kuri yatewe. Nambwa atewe cyagihe uri mu buryohe kutigeze urira. Uyu munsi utangiye kwizwa n'iki? Kuko hari igihe tubona abagore tukumva ari isukari. Tewe yabonye Rusi, abona afite tetema, amaguru meza, amaboko meza, aryoshye mpaka. Tewe rero aravuga ati rero ngize ibyishimo byo guhura na Rusi, reka ndebe ukuntu namwishima hejuru. Tewe aragenda afata Rusi amwishima hejuru, amwishima hejuru, amwishima hejuru, amwishima hejuru. None ibivutsemo Tewe ari kubyita ibibazo. Tewe urabizi, kugira ngo umuntu abashe gutunga umwana muri iki kinyejana, ashaka umugabo wa Rusi yamaze kwanga uriya mwana ko yakurira kwande kwa Rusi, nta n'ubushobozi samo uriya mugabo afite. Tewe rero bya byishimo bihindura ibibazo. Aha kanye menye ko wishimye hejuru yande ya Rusi, umwishima hejuru, urishima karahava. Waba umaze gukorera amafaranga yo kuririmba ngo bose babireba, gatomagara Rusi, ti Rusi ngwino ry'isake, ngwino ry'ingurube, Rusi ngwino umukiyere. Rusi abati nange nda shushu ndaje. Rusi murishima, havukamo umwana w'umukobwa usa na Tewe, bose babireba. Tewe rero muri iyi minsi afite umudayimoni w'ubukene. Nguwo nange mfite muri iyi minsi, ni umudayimoni, ntabwo ubukene ari, ni umudayimoni. Akonye ntawe mfite muri iyi minsi. Ndashaka bya mu mpe nimero ya Tewe. Sabe ntayo yashyizeho menya. Mu mpe nimero ya Tewe, mwigisha umushe ucuruza inkwavu, ubundi ucuruza inkwavu. Nuva nkazijyana Goma, nkazijyana Igoma inkwavu, nkongera nkazana amafaranga yanjye y'amadolari. Ko muri iyi minsi Igoma hakennye inyama cyane, inyama kuko inka zimwe na zimwe zarariwe. Rero ndi kugemura iki, ndi kugemurayo inkwavu, none za nkwavu zikagenda zikabinyama. Rero Tewe ndashaka kwigisha umushinga utuma utaba rubwejanga rubebe. Rero Tewe muri bya byishimo byo muri ya maguru ya Rusi, yatangiye kurira ku Isimbi ngo Rusi, Ribu yampamagaye, nudakomeza guhaha Ribu izaguhamagara, kuko ubusingi gutumira, kuko nanjye ubusingi rurafunze, singi gutumira ngo uzuvuge ngo bose babireba, ukongera ugakubita mana, ngo bahondagure mana, bahonyagure. Nuvuga ngo Tewe muri iyi minsi afite ubukene. Kaba mfite amakuru ko na ya voiture yari yabonye mu cya gihe mwaho mwitanga ngo mufashe umuhanzi Tewe, yongeye kuyigurisha, yabuze amapiyesi, kuko urabona ko nta sengero zikimutumira, zishi zarafunze. Abakunzi bacu mubyumve neza, aya sa amatiku. Tewe arimo agenda ashaka kugira ngo yigarame, ashaka ko Rusi yatunga umwana wenyine. Amakuru mfite nuko Tewe ashaka guhunga ikintu giti cy'ishingano. Tewe rero aha kanya nkaba nk'umuntu w'umuhituzi, ndavugana nawe wita ku Isimbi kurira kutera isesemi, uri kwishimira hejuru ya Rusi, ntikwari duhari, nta n'agaturu wampaye, habe na kamwe, habe n'inyenga.
Rusi yagiye aguha umunyenga, aguha ubusaswa, aguha amabizu, uramusomagura, mbega uburyohewe. Kutatubwiye ko kuryoherwa kwa Rusi, kutatubwiye ko kuryoherwa kwa Rusi ukaduhisha. None ubonye havuyemo umwana ahangiye ngo ati haha hangiye kuzana ibibazo nawe Theo rero urabona shaka imirimo y'amaboko ukore. Nanjye mbere mu isi yashize ubukene bwaranyatatse nshaka gusara. Urumva ko Juste yasaze. Juste yasaze ari kwambara imyambaro y'abagore kuko urabona ubukene bwamukubise Juste ejo bundi yabanje gupfa, amaze gupfa bo nta kintu bimumariye, none yazukiye mu myenda y'umugore. Juste yageze mu myenda y'iki y'abagore. Nuvuga ngo ubukene bwamukubise kwishyura inzu byabaye danje. Juste mu minsi kuza murabona yiteye ifu, murabona yambaye ibigunira, murabona Juste yahahamutse burundu, yabaye umusazi. Mumufatire hafi Juste ejo bundi yakoze rigonde yasika, yasika ya mando arapfa. Impyiko zirabora, impyiko zazaboze mu minsi 2 zazikize. Impyiko zaboze za Juste mu minsi 2 zajishize. Nyabuneka mufashe Juste. Juste yakoze rigonde ikomeye ejo bundi, rigonde yakaga, impyiko zirapfa zirabura. None impyiko zakize mu minsi 2 ajya kuri kamera. Impyiko ziwe ntizatinze Juste, zari zaraboze kubera urumva zimaze kubora. None Juste yazutse azukira muki mu myenda y'abagore. Urabona ibi bintu ni ukwiyahura. Juste arimo ariyahura. Nanjye ubushize mwavuze ko ndi kwiyahura ndi igicucu. Ako Juste asiba comment nabivumbuye. Uko ntabwo mwabura kumutuye ko ari ikigoryi, ko ari igicucu cyasaze. Ahubwo Juste asiba comment. Ngiye comment zo kunguka zituma nkangira gukora akazi kanjye ndyoshye. Nkarangura inkwa, ushaka kwanza no gura inkwavu z'ubworozi, hamagara telefone yanjye 0788 39 30 42. Ndaguha inkwavu z'icyororo, ndaguha izo kurya zikugereho. Ko turi abantu bicara gusa. Urabona ko iyo umuvuna umwe wanze dukora ubundi. Nta mpamvu ko kucyanga ngo ramashaka yaje mbe n'impyiko, ejo mbore kwa systeme, ejo mbore Juste utazabora ibiha. Rero Juste nawe uyu munsi yambaye ibitenge by'iki bizabagore. Nuvuga ngo Juste utatangaje kuko nasaze. Bayabonye avuga ngo dura musazi wanyu. None Juste yabaye igipfu, we yabaye igihoni. Uko nyina sari iwanyu, we yasariye mu nzu y'abandi. Juste yasariye mu nzu y'abandi umugira inama, nyinzu aramusohoramo, aramumenera ibirahuri. Juste yasariye mu nzu y'abandi. Juste kandi ikindi Juste yasaze agenda n'amaguru, amusagiye kumubona. Nyina sariye mu modoka nyigendamo, hanyana nifugisha sariramo. None Juste yasariye muki mu nzu y'ubukode, aramena ibirahuri by'abandi. Bakunzi bacu kumbu kuri TV, abafana bacu, abakunzi amabitangaza afite hit kuri YouTube. Ninza mvuga mujye mumumbonamo, urumva kuko nifite abantu benshi. Kaba mvuga ko rero Juste magingo yangaya yamaze kuba igipfu. Noneho amaze kuba igipfu apfira mu nzu y'iki y'abandi. Ejo bundi yakoze rimando yasika niko bayite yasango ya drome, arapfa abora impyiko. Abadiaspora kubera bashonye nta kintu bamuhaye. Juste rikurira kambaka ng'abadiaspora kintu bamaze. Abadiaspora si bahanyoko. Nabo ubwabo bikoreye imizigo y'amadeni y'amabia, amadiru. Abadiaspora uyu munsi magingo yangaya abazungu ntibakibakaze. Magingo yangaya abadiaspora basigaye bafite ikibazo, bageze hanze batandukana. Cyo ko abadiaspora bafite amafaranga n'abagore, naho abagabo baho barimo baragura iki agaturu kubera umudayimoni w'amarari. Ngibyo niyo makuru hari yizewe. Ariko abagore abadiaspora n'abakire n'abaherigwe, ariko umudayimoni nabo bafite kamuvugi. Yutamuhamagaye video call ukaba nka ntuza nka jihad, nta kira hitanga mu diaspora. Bawe tubundi namwe muri ibisambo, twaravuze ngo mufashe abantu murayarya, mwebwe bazaburisha n'abandi. Twaravuze ngo mufashe abantu bundi murayarya. Igisigaye rero zaguha $100 yanjye, nanjye waraye unkorakora mu buryo bwa online. Mwabyumvishije? Nuvuga ngo rero aba diaspora nabo ubwabo babagabo bo ni ikibazo. Nabajije ati iburayi indazi guranga naraguye nshaka kujya iburayi nibonwe kwa makangu. None ngiye kumva numva baravuze ngo ni $200 nigumiye muri Afrika.
reka ntayo nabona nose $200 kandi umugabo muzima ashobora guhaguruka kwa pura kwa systeme byibuze mu cyumweru 5 kabishyize ku nta kimwe hano nanje kurya hiti kwiyemera none ndabona ziri kuvamo nuvuga ngo ashobora guhaguruka inshuro 5 ashyuka mu cyumweru kuko umugabo yamaze gufata kwa systeme yafite umugore akubita kasa 8 kasa 4 akongera kamwe itoro saa 12 saa 11 hubu akaba akajya mu kazi bisobanura ngo umugabo muzima arya ubuturo 8 none ngiye kubara nsanga mu cyumweru na $100 hafi ibihumbi bingahe $1,300 cy'idolari kandi yakorera navati singiye Burayi ariko abagore biwe afite amafaranga kuko abagore ni inturi abagore bafite umudayimoni w'inturi uwo mudayimoni w'inturi bashaka kurya imbwija afite $1,000 ariyo ngabagayo Burayi kubera ngo bavuye muri Afrika bafite umujinya bavati nge n'ingeri Burayi nzanga sinda gusa niyo mihigo nta nzu bagitekereza nta modoka nziza nimba nayifite iri muri biya ngo nta madiru oya inago nzi kubivuga hoya ntabyo nzisimbi Burayi ngo nabadiru ngo namabiya ngo babafashe ngamadeni ngo yamabiya ngo namadiru none abagore Burayi abo hari icyo bita season niyo mpamvu bambura abagabiki abana season none season amadiru none no kuvuga ngo mawutakaza wigisha naguseka inyuma kamera amadiru urumva bayita amadiru uze kuvuga neza ko ari cyari mu nsobanure noneho rero abagabo b'Uburayi ntabwo bagitanga amafaranga n'abagore barakanuye baravuga ati kwahaye abapasiteri barayarya yongwa agenda gura imodoka 8 agenda umukiri kwahaye gitwaza agura za hama agura za V8 ramuzini arya neza kwahaye masasu ayibwa ajya muri za Dubai kurya imisosi n'abanyama none rero tuyahaye papa bitangaza yamenyekana kabankande kagitwaza n'amasasu tumwicisha inzara none tuyahaye Juste ya umuherwe kandi abantu bakize tugira umujinya ko dukunda abantu bakenye mu Rwanda bakabaho nabi niyo mihigo y'aba diaspora yabonye wambaye ishati nshashya umudiaspora biramurya ni mujye mubimenya mwese tikwavuye mu gihe tugira ngo kumbe gusa neza umuntu uzikuze uzere ku mudiaspora ikote uragendeshejeho umudiaspora shaka muri kunuka muri kumva waraboze usaragasa munyiga umudiaspora azagwa ati nge ndihangana mfata ibice byange by'idolari amasenti ibice cy'idolari mfasha uramuntu ikiza gufasha rero nubujya kugura urwago ntago uzagora mitsingi reka nta mu diaspora rw'amafaranga wakwishyura minzu ntawe urumva nuvanga aba diaspora kandi ikindi bamwe na bamwe ntago ari bose hoya aba diaspora yabonye wambaye ishati nziza atavanga umupasiteri w'umujura nuko muzacunye za comment yabonye ufite imodoka uri mu Rwanda nuvango ibyiza niwe bikeneye kugera kuko wazi ko ari i Burayi ariko i Burayi naho nta Burayi ari nabitabo ntabyo nta mu diaspora ndabona wambaye amadolari ni umudamu wanguriye imodoka I love you bamwita Alice Imana iguhumugisha Alice ureza mama Nyashi bamuteye Aline umeze neza urorohereye uri umudamu mwiza no kumaso guryoshye nyine nubanga umuntu ufite gahunda no kumaso abaryoshye none abantu badatanga no kumaso ni ibisimba no kumaso nta n'ikintu ngo kuri akomeye mu gutanga no kugitanda uwo mugore arakomeye arumagaye nuvuga ngo nta buryo hafite no kuvuga ngo nkanjye profete umuhanuzi w'Imana nkiri umunyabyaha ntarakizwa nakunze kugira amagambo mabi ariko ugengeze muri Yesu nihanye amagambo yose mabi vuga amagambo y'Umwuka Wera ruvuga ngo uriya mugore ukomeye gutanga no mu gitanda bakomeye niyo mpamvu abagabo bata abakomeye yumagaye ruvuga umugore utanga aba yorohereye nuvuga no mu gitanda aba yoroshye ashibisha umugabo kwa systeme kwa pura abaryoshye nyine muzabona umugore byangu wambaye $100
no mubiri ukoroha gatohagire. Rero uwo Aline niyo umurebye ubona yorohereye, nuvango no ku maso ameze neza, buri umugabo arya neza umugabo. Nuvango yaba ndi umupagani mbana namuhehese umuntu guha imodoka akingira numpe manara muhaye kuko yampaye imodoka ari yiwe. Mwabyumvishije. Rero abakristo mukurikira ijambo ry'Imana, mujye mwirinda abahanuzi b'ibinyoma. Murabona abantu bazanye akaga mu rusengero. Uwa mbere ni Theo, yateje akaga. Yaririmbye ngo kubita manuta babarira, kumbagaze ku ruhimbi avuye kurongora Alice. Nako nani Jeanne. Nimba ari Rusi. Amaze kurongora Rusi. Jeanne rubutse. Abana uzabagura afite nagahumbure. Aho nari nduye ntabwo ari hongitse. Abarihanurira aba bagabo. Barihanurira. Nguyu nani Noheli ni umwabyaha ukomeye cyane ku buryo ashaka guhura n'inkoni y'Imana ikamufutura. None ntago ari inkoni. Ntago Imana yakongera kuta Noheli inkoni. Izamukubita ubuhiri, urubando, putu mu bitugu. Kuko Noheli akomeje gutukisha izina ry'Uwiteka, agaragara imbere y'abantu nkaho ariho kandi ari intumbi. Ariko uyu munsi Papa Face, Papa Cyangwe naje hano kujya tuganire, nta mikino irimo. Ibi bintu harimo arakora byo kubabaza umwuka w'Imana, akajya mu bubaraka mu inzoga, Manibu akamuha 10,000 Manibu exiraji. Manibu nawe umufatanya cyaha cyo guhumura abantu ku Mana. Manibu uri kuvana abantu ku Mana. Hari iracano yawe ijyana abantu he, irabajyana. Ureba nko mu rugero yaje aho ngaho byibuza gifite kwiyoberanya kuri exiraji. Uyu Noheli yajyaga yiyoberanya, ariko ubu Noheli ahantu hose hasa nkaho hanitse ijipo, ashaka kubaza ikintu kiri mu irajipo. Nuba Noheli ntashaka kwigura inzoga. Umuntu nani nzovu yaguriye ni inzoga siri cyangwa n'urwagwa, sinzi amazina yazo kuko nazinyweye kera mu gihe cy'abasogokuru bacu. Nuva ngo sogokuru yajyaga ngurira ku cupa sogokuru, ariko ubu ngubu Noheli aba yanyweye ibikoresho bikomeye cyane. Niyo mpamvu hagara ariko none abagore bacha hagize umugore wakwipeza kiriya gisasu, ngiye kugiterura nyishyire mu rugo kiriya gisasu kizanturikane cya Noheli, uyu mugore namugurira. Hagize umudiaspora wafata igisasu, ngiye kugifata ngitegere indege kizanturikane Burayi, nava ko nawe muri ibisasu. Ngaho mutangire mu shopping Noheli, shopping Noheli. None nimba nawe utari umuntu muzima, shopping Noheli. Rero bakunzi banjye murankunda cyane, murabizi kuko ninjye muhanuzi wanyu ushobora guhanura ibintu byiza kandi biryoshye ntavangiwe. Ninjye uhanura abagore beza n'ababi, murabizi hano. Mama bwira umugore buryo umugore useka cyane ngo aba ari umugore worohereye. No mu gitanda mu buriri no mu rugo urabona mabitangaza kubera ko yorohereye. Kandi ikindi mabitangaza afite imbaraga zidasanzwe zo kuba yakura umugabo w'igihwere nkanje akabasha kumushera. Numva afite systeme kwa pura, ashaka kwereka umuntu bamwe bitega abashikera. Nyesigaye ndi umunyarwanda, sinjira umushi, ariko kera batwitaga abashikera. Urumva nuvuga ngo ashaka kumukurura akamera ukuntu ari igihwere. Abafana banje murabizi, niyo mugiye kwandika murareba atugorwa bwa urugoryi nkawe cyo kwivuga gutyo, numva nishimye kuko tumangira imbaraga zo kubuza nkora ubugoryi. Urumva yuri kunyita umugabo uri kumpemukira kuko mbabonye ko ndi ikigoryi, nanye shyiramo imbaraga zo kubiki ikigoryi kugira ngo nawe wishime komeza ukirebe ikigoryi. Bakuzi bacu rero urabona ko Theo ari kuryoherwa yaduhishe, ari kubihirwa azanye induru. Isimbi najyanye imbarize Theo bose babireba, umuhanzi akaba n'umugaragu w'Imana, akaba n'umushakazi wese kwihana ibyaha 40, harimo icyaha cyo gusambanyi, icyaha cy'ubusinzi, icyaha cyo kurwana ibugande bakomena umutwe, icyaha cyo kwifuza amafaranga menshi wamutumira igigasha amafaranga menshi Theo, icyaha cyo kwifuza ubukire cyane kuba ashaka kugenda nakunda cye mu ntoki nta modoka afite nabyo yakihanye, icyaha cyo gukunda kubyara abana ntabahahire
nacyo yarakihannye. Icyaha cyo kwambara amakoti menshi nacyo ni icyaha y'ubwibone. Ntajya akora ikiganiro yambaye agapira na amakoti gusa, nacyo ni icyaha gikomeye kuko nta amafaranga agira. Amafaranga yakaba hahiramwe abana guramo amakoti, nacyo ni icyaha gikomeye kuko umva abana ari kurira hoze Minerval ari kwambara ikoti rishyashya akihane ameze nka Justin nayo yabonye umufaranga atagura ikoti Justin yamara kumvira mwisha kamba mwenda y'abagore kugira kore hit. Justin nawe rero icyo nkunda gupfa na Justin ngewe, Justin nakarimi kaninagira. Justin agira karimi kanini Justin nuvuga ngo ni ikiyo ni ikindi kimenye iki inda. Justin yajambaye umwenda Mutesi yamuhaye. Yawe nibyuze yanawuguye n'umugore. Umuntu w'umugabo yambara ibintu yakuburiwe. Byibuze nge nambaye ibintu nahashe mu mafaranga yanjye. Nambara ibubu y'umugore wanjye, nambara igitenge, ndangije nsarira iwanjye. Ibirahure byanjye no nabimena nazashyiramo ibindi, ahibyo namenye zizabikwekera namenye nasaze. Urumva? Nzabireka aho namenye nasaze. Kubera ubukene nasaze. Noneho Justin yasariye mu nzu y'abandi, yambara umwenda wa Mutesi nagahinda. Mu byukuri abakunzi bacu hage tuvuga ibintu ngo ikigori kiri kuvuga ikigori. Erega nta muntu muzima uri kuri YouTube bazagusobanurira. Nta muntu muzima uri kuri YouTube wamukura he? Yaba ubuse wambwira ngo wazarendo nibo bazima, wazarendo nibo bazima, bose ni ibisazi. Bose ni iki? Ni ibisazi. Rero abantu bose babuye subscribe, babura comment, babura iki, babura amafaranga yarabuze. Rabati ngenza sera kuri YouTube. Justin yasaze Justin. Yambaye igitenge ntacyo nambaye cy'umugore mu mutwe. Justin yambaye isutiya. Justin nayibonye. Justin yambaye isi y'umugore Justin. Justin yasaze. None yambaye n'ibitenge bisa. Justin rero mu mugira inama birabe yukora ntago ari ibintu byiza. Basi ibintu by'u Rwanda nta muntu w'umugabo kwiriye kwa mwenda y'abagore ko umuntu ga Justin ufite intelligence, ufite ubwenge buzima, wambaye umwenda y'abagore akambara isutiya y'umugore n'ikariso y'umugore. Bya ni ibintu by'umwanda. Ngiye kubushobozi ifite Justin namujyana Karayesi nkajya kuremba yuzuye mu rwe Justin. Nabonaga Justin yambaye ikoti ari umuhanzi aba mu mudahambana bamwe bita badasigana. Nabadasigana ariko namaze kumenya ko abadahambana kuko umugore wa Sirasi ari kurira amarira y'ingona kujya remba yabona amafaranga ariko abadahambana aro badasigana banze kumufasha kugira ngo arebe ukuntu yabona ukuntu yagunya kubamba umugabo we neza kugira ngo arye neza yambaye ajya mu imbere kuri gereza azunguza iki kibuno. Umugore wa Sirasi yari kurira na yandi y'ingona yamaze kubamba Sirasi amujugunya habi. Sirasi wari kurwana ko Sirasi nawe sinamuvugira kuko yishimye hejuru y'uramwana kandi akasongo yihwa. Urumva amagambo mvuga nta magambo nshaka ko umenya kuko ndi umunyabwenge kuko ntago nizi. Ntago ndi umunyabwenge nabandi muri biro. Gusa ndi muri biro hari biro nduzimo. Ngo amagambo avuga ngo nta bwenge buri munsi ubwenge buri bukoresha icyo bwenge. Nimba nabufite bwamfiriye ubusa. Byibuza abandi ni ba meya, abandi ni ba gitifu, abandi ni ba guverineri, abandi ni abahanzi abagore bose babuzuraho. Reba nka Debeni byibuze bamutera niyo sutiya akihumuriza ukuntu umugore ahumura bakamutera ayo makariso urukumva akaryama mu bagore baje kumuhobera ku podium. Naho ngiyewe subwenye nawe mfite nubu Debeni we bwahiriye. Debeni we bwahiriye ngamaboko hejuru ngo nyogereza igare. Urumva abo ni bafite ubwenge abo ngabo mujya kubarira mukabishyura. Naho ngiye subwenye ndabukoresha iki munyishyura iki? Debeni nkeje bundi Uganda abagore bose amababy bose ba mama nyashi bose bamuhaye amabizu ku ruhimbe. Debeni ngwe yikije umwuka abantu bose bari muri stade aho ngaho. Umugore amusomye ufite ngo worohereye ngamukubita n'isutiya. Avati isutiya nane yibika nyereke Pamela umusansuzugura. Mfite abagore bafite bambana amasutiya. Wumvishije? Rero ntago ndi umunyabwenge mu byukuri vraiment. Kandi nimba ndi n'ikigo gindamaze uri umunyabwenge ufite amafaranga yawe ufite icyubahiro cyawe ariko te umugira inama ariko uryoherwa ntabyo atubwiye arimo yishima imbere ya Rusi. Yaje avuga ko ari umukozi w'iki w'Imana. None byavuye mu byishimo ari kuza kuntera iseseme. Hari turi wambaye kuri Rusi. Nange byibuze numva ko byishimo bya Rusi.
none uyu munsi havuyemo abana wabuze Minervare singi gutumira amafaranga nyina guhaye kunusha umujinya afite Tewo uzanyisha amafaranga ya Tewo nenzi kuri umukristo kumbi wajya kuririmba ukashira rusi kujya kuryamara umwagiye wisi yavuze ko mwagengwa ahantu mu hotel mugashata hamwe n'uwita Jado nawe ndamuzi Jado bamwita Jado arangije ni umushi umwe witwa Jado wagiye kukuzana kuri moto akugejeje mu gashata Tewo arakuvovora Mana mbabare mana marari Tewo arakuvovora Tewo nawe Tewo naravovo cyo gukora kumenyekana bose babireba zajyanzunguza ikimuno bose babireba nge niyo ngi imbere y'abagore bose bari kundeba zajya nambara kavana bose bari kundeba maboko hejuru bose bari kundeba none kwa manga shapa bose bari kundeba zajya mbatamira mwese muri kundeba mudamu mbakuri mwese muri kundeba Sirasi narabati rero urava mu murongo harinjira mu ndu bunamaze kwinjiramo Sirasi yavuyemo toka kure Sirasi baye aheza tuzahura myaka uzoja guhura nawe nzahura nawe myaka 70 nyaguha na Sirasi afite 45 Sirasi ndagusezeye zonja guhura nawe myaka 70 kandi sinzaguha namwiriwe reka urava mu murongo harinjira mundi umwanya wawe Sirasi yamuzwa mu murongo nawugiyemo Sirasi urabona ko yajya aririmba akorera Imana mu binyoma rero izi nkuru mbazaniye ni inkuru ziryoshye zitomoye Tewo ndiyongeye kubatera isesemi Tewo atangiye kugira ingaruka ariko mbere mu buryohe ntabyo atubwiye ninde mugabo Tewo yaba yarahayeho kubura buryohe nagiye kumpeza ku bibazo byiwe nanjye ndiri Tewo ari guhohoterwa Tewo rero baga wifashe kugira ngo abakunzi bacu kuri TV ndabizi kuko mukanya muraza muvugire Tewo wanyu kuyihangana kuko rabizi ko abantu benshi abagabo nabasambanyi mutumaze kubingahe ndashaka kunyamenye muto ko yambaye mutamyinshi kugira ngo ntabarambira ko bumva iyo ngira hagije 27 ndabaha iyo ngiyo muka turasubira kandi muwe muri online muri hafi kugira ngo duhabwe ibirori subscribe urayimba katuremba yimba subscribe urayimba urakanda hasi urari kukane kukazogera hani subscribe ugiye ukazogera urayimba uramba se na link like subscribe urayimpa we urampa na like urampa na share twambaye neza ngibyo murandeba ntabagenda nijoro bagenda nibihunyira subscribe comment like share bye